Hari ku masaha ya mu gitondo umubyeyi ajyanye umwana wo ku ishuri. Nk'ibisanzwe kwa kundi nyine umubyeyi abyuka agakarabya umwana akamujyana ku ishuri. Ariko mu rugendo umwana yabonye umukobwa hano ku isantere ari kumwe na boyfriend we. Umwana arebye abona uno mukobwa afite isura idasanzwe. Umwana arangije agira amatsiko, arangije aza kureba wa mukobwa. Uyu mwana hageze aravuga ati boss, uwo muntu muri kumwe ntagasanzwe. Uwo muntu muri kumwe rwose nagira nkubwire ko nta keza kwifuriza, uri kumwe na Sekibutabizi. Uyu mwana yabivuga boyfriend w'uno mukobwa akavuga ati uyu mwana ibintu ari kuvuga nibikira. Ati muko, ni igiki ufite mu maso yawe? Ndashaka ko icyo kintu ufite mu maso yawe kigusohokamo. Ndashaka ko uhunguka ajya kure icyo kintu kikagusohokamo, ntabwo ushaka gukomeza kireba. Ndetse umwana akaza asatira wa mukobwa. Umwana akomeza azamusatira, abantu bose bagira ubwoba. Abantu baranga bakuvuga ati se uriya mwana agambiriye iki, agamije iki? Ati wakana wamvuye imbere. Muri uko kanya wa mukobwa yahise aturika. Muri make uko umwana akomeje amusatira, wa mukobwa yahise aturika. Reka twirebere ukuntu byatangiye. Bari bigiriye ku ishuri. Uyu mwana arangije avuga ati mama, hari ikintu ndi kubona hariya. Ntabwo uri kureba uriya mukobwa uri hariya, uri kumwe n'uriya musore? Ntabwo uri kumureba? Ati ndamubona rwose. Ati rero nagira nkubwire ko uriya mukobwa ntabwo ari umuntu. Nyagasani, wumve umwana ukuntu angana, urebe ukuntu umwana ukuntu angana, wumve n'amagambo avuga, hanyuma uze kubihuza wumve neza. Ati mama, uriya mukobwa ntabwo ari umuntu, mwitegereze neza umurebe mu maso. Ariko mama warebye, mwana wanjye sindi kubona se ari umukobwa usanzwe, hari ikibazo. Ndi kubona rwose afite karagiteri zose z'abantu, ibintu biranga abantu byose arabifite. None se uri gushingira kuki uvuga ko atari umuntu? Ati mama, njye ntamwiboneye. Ariko mama ntabwo ari umuntu, kandi koko umwana yamureba akabona hari igisura afite. Ariko nawe yamureba akavuga ati mwana wanjye, ntari kuvuga urabyizeye cyangwa ni bimwe byawe byo kubeshya, uri kumbeshya nanone? Ariko umwana atangira kugira ubwoba avuga ati mama, ibintu ndi kukubwira ni ukuri, urabizi yuko ntajya nkunda kukubeshya. Rero ikintu nkubwiye ni ikintu mba nzi neza, ni ikintu mba nzi neza ko ari ukuri, kandi ni ikintu mba nzi neza ko cyane ngombwa ko nkikubwira. Uyu mukobwa akomeza kuvuga ati kiracyanara, kigiye kunkorera ishyano. Wa mwana yaje ahangaha, mama abwira mama ati mama, njyana unyegereza hariya kuri iriya nzu, njyana unyegereza hariya kuri iriya nzu, ndaza kuhava ariko ibi byose bikemuze. Umubyeyi aravuga ati mwana wanjye kubizi ko tugiye kwiga koko, ndakujyana hariya ugiye kuhakora iki? Ati mama, ntabwo najya kwiga nsize ino sura ahangaha, reka nze ndaje nkwereke. Umwana uri ahangaha aravuga ati reka ino sura ngomba kugenda size nyangije, ntabwo nayireka ngo igume ahangaha. Ndetse ngo bari kumwe n'uno mugabo. Umubyeyi wavuga ati mwana wanjye tugende. Uyu mwana avuga ati mama, ndekura, niba ushaka kujya kwiga ijyane, ngewe ntabwo ngomba kujya kwiga nsize uno muntu ahangaha. Akana karaje karamwegera, karamwitegereza, karamureba mu maso, karangije karavuga ati we Sekibi, wowe Sekibi, wowe uri Sekibi. Nyagasani, umwana bisubiramo. Wakumbe ahangaha ari boyfriend we, muri make ni sheri wuriya mukobwa twabonye afite isura imeze kuriya. Arangije aravuga ati mada, mwana wawe iki kinyabupfura gikurahe? Uyu mwana wawe ikinyabupfura nk'iki ngiki kwera gikura? Ari kuvuga ngo sheri wanjye ni Sekibi? Sheri wanjye se ni Sekibi he? Ariko uno mugabo yamureba akabona rwose umugore we nagapome nakuki ameze neza. Uyu mudamu arangije avuga ati uyu mwana azankurira ishyano, ashaka kunteranya n'abantu, uzi ko banagukubita ahangaha mu isantere. Umubyeyi ajya kumufata ati mwana wanjye tugende, ariko umwana akabyanga. Uyu mwana akabyanga akavuga ati ntawe ndi bujye, ngomba kuvanga ari uko byose bikemutse, kandi biraza gukemuka bubi na bwiza. Uyu mubyeyi akavuga ati munyihanganire rwose, umwana wanjye nuko yabaye. Umwana wanjye agira akavuga ati mama, ndekura mbanze soza ibyo nsoza ahangaha. Umwana ni ukuvuga ngo ntago ari buze kuva ahangaha atavumbuye ikiri muri uno mukobwa. Sheri warangije aravuga ati baby, ni iki cyaba kikuri muno mwana ariko kureba akakubonamo? Ati ndabizi se. Abantu bose batangaye bitewe n'ukuntu abantu bose bari hafi aho ngaho, uno mukobwa nta kintu bamubonagamo. Ariko umwana we yamureba akakimubonamo ati baby, ari kubeshya, nta kintu kiri ahangaha baby. Arabeshya uno mwana, ubu wamwizera koko? Kumbe umwana barimo banga kwizera, we hari ikindi ari kwibonera, n'amaso ye. Aravuga ati nanjye ndi kubeshya se? Ni kuri gushaka kuvuga? Ubwo muri make ushatse kuvuga ko ibyo ndi kuvuga ari ukubeshya? Ati mwana wanjye ntugaterane amagambo n'abantu bakuru. Uyu muntu uri kubona mungana koko?
ntago mungana kandi icyo kinyabupfura nzi neza ko ari ntacyo ugira. Rero icyaba kizima reka gutuka umuntu w'abandi, ngwino dukomeze tujye ku ishuri. Uyu mugabo aravuga ati madamu urarengereye cyane, uyu mwana wawe wagakwiye kumutoza ikinyabupfura ku buryo n'ikindi gihe abantu azajya anyuraho atazigera avogera akavuga nk'ibyo. Uyu yarangije avuga ati wa mukobwa wowe niyo sura yawe ndi kwibandaho, ibyo abandi bari kuvuga ntago mbyitayeho. Bavuga ibiki ngo nta kinyabupfura mfite, ibyo ntabyo nitayeho. Icyo nitayeho niyo sura yawe. Wenda shaka kumenya iyo sura yawe iri mwiki. Wumve, iyo sura yawe iri mwiki. Akana kakomeje kumuhata ibibazo ati kandi iyo sura yawe ndayitwika, kandi iyo sura yawe ndayitwika. Yatangira kugira ubwoba, kandi agize ubwoba gute sasa? Niba kuko nta kintu kimurimo akaba ari umuntu wa nyawe ari kwiyizera, agize ubwoba gute? Umwana yatangiye kuvuga ati mu izina rya Yesu kakanara kasaze. Atumva hama hamwe, akana niko kari kumubwira ati guma hamwe ndaje nkutwike ubibone. Iyo sura yawe ndaje nyangize nyitwike, ikintu cyayinjiyemo ntabwo ndibuze kugiha agahenge, ntabwo ndibuze kugiha agahenge. Rega ni isura y'umuntu wambaye, ariko njye ndabizi neza 100% ko utari umuntu, kandi ntabwo njya nihanganira za sekibi, aho ziri hose ndazitsinda, ndetse nta hantu na hamwe nayicaho ngo nyihe amahoro. Rero wowe wa mukobwa we, manika amaboko vuba vuba uvuge n'impamvu uri gushaka gukora ibyo bintu byose, n'impamvu wiyoberanije, hanyuma rero mbe nagira ikintu nikorera. Uyu mubyeyi aravuga ati uyu mwana uyu mukobwa ni umuntu usanzwe, uri kumwita sekibi ushingiye kuki? Mama ntago ari byo, ni sekibi uyu nguyu nayibonye. Rega ati kandi mwana wanjye wowe uzankorera ishyano. Umubyeyi urahangana wari kwibaza uyu mwana rizankorera ishyano pe, ari gutuka abantu ntaho abazi, nta naho baziranye n'ubwa mbere bahuye. Uyu mwana aravuga ati ntago ngutinya, uri kuntera ubwoba ariko ntago ngutinya. Ndetse uyu mwana we yari ari kumva amajwi uriya mukobwa yari ari kuvuga, ariko abandi bo ntibayumve. Bisobanuye ngo koko hari ikintu kidasanzwe kiri muri uno mukobwa. Sasa boyfriend waravuga ati baby ko numva ntangiye kugira ubwoba, umwana nk'uyu nguyu gute yaba yakuye? Ariko nanone wenda ako kantu wanakibaza, umwana nk'uyu nguyu mutoya gute yatinyuka akavuga ibintu nk'ibyo ngibyo ari kubeshya? N'ubundi uko biri kose hari ikintu aba ari kumubonamo, hari icyo yamubonamo, uko biri kose hari icyo yamubonyemo. Mama aravuga ati mwana wanjye Davina reka tugende tuvanga tugende. Uriya mwana ngo yitwa Davina, reka tugende tuvanga. Umwana aravuga ati mama nakubwiye ko nta hantu ndi bujye ibi byose bidakemutse, kandi ndavanga byose bikemutse birangiye. Ati wa mwana uri umusazi cyangwa none niba icyo ugiye gukemura ahangaha habaye iki? Ati nyamara ibi bintu birimo ikibazo. N'umugabo nawe asa nkaho yatangiye kugenda asa n'uwemera, ariko nanone akemera atemeye, kubera yuko ahagaze ku ruhande rw'umugore we cyangwa se rwa sheri we, kuko yizeye ko sheri we nta kibi kimurimo, yizeye ko sheri we rwose ari umwere, nta kintu kibi cyamwinjiyemo kandi ari muzima wese. Umwana arangije akomeza kumva ibintu bari kuvuga, aravuga ati uyu mukobwa hari ikintu kiri kumugenza kandi ntabwo ndibuze gutuma kibona. Umwana nk'uyu nguyu n'ubundi mu busanzwe nta nubwo abazi kuvuga neza, ntabwo abazi kuvuga amagambo yose, ariko yatangiye avuga nk'umuntu mukuru. Mama we yajya kumufata akavuga ati mama ndeka njye nyine nagusabye ndeka. Uyu mwana aravuga ati ntabwo ndibuze kukwemerera ubikora. Iki? Ntabwo nze kukwemerera ubikora. Uyu mugabo aravuga ati ariko wa mwana ibintu uri kubona n'ibiki, uri kubibona hese ahubwo? Ati mu maso yiwe, ndetse afite misiri kumugenza. Ati niko muko ubundi mu busanzwe uyu mwana ibintu ari kuvuga koko niba atari byo uruwa hehe? Ndetse umukobwa atangira gusubira inyuma. Umwana aravuga ati ngomba kugutwika iyo sura yawe ndayigukuraho, iyo sura yawe ndayigukuraho, ngomba kugutwika. Yatangira kugira ubwoba, atangira gususumira. Noneho mu kugira ubwoba uyu mwana agiye kumusatira, agiye kumwegera, mama we yahise amufata aravuga ati mwana wanjye ngwino tugende mureke. Mama ariko wandese mama ndeka, aka kana ntabwo kari no guhumbya cyangwa se ngo karebe ku ruhande, kubera yuko gafite target, gafite ikintu ka targetinzeho, kandi icyo kintu ka targetinzeho icyo gipimo kagomba kukibona. Niba ari n'umukobwa ka targetinzeho kagombe bibe nyine. Ubwo bidatinze uyu aravuga ati nari mujyanye ku ishuri, ati ndebera nanjye yabyanze. Uyu mwana aravuga ati mama buretse nze ndaje nkwereke, bureka nze ndaje ho gato. Umwana atangira kurira hanga kuri esikariye agenda asatira wa mukobwa. Uyu mukobwa nawe atangira agenda asubira inyuma. Uyu mugabo aravuga ati aka kana kari mugore bikira, aka kana subuka agiye kumukubita.
ndetse uno mwana bisa nkaho yari afite imbaraga zidasanzwe nawe yahawe n'Imana. Umwana arangije arazamuka aragenda aramwegera. Abacuruzi rega barahurura, abantu bose barahura baravuga ati ariko kana kasaze, aba bana basara guta. Umukobwa atangira kugwa, atangira kugenda dandabirana. Wa mwana yamukoraho, umukobwa akagenda dandabirana asubira inyuma ati wakana wasaze cyangwa ndagukubita wowe. Akana karavuga ati unkoreho se, unkoreho. Ndetse uyu mukobwa agize ubwoba ahita yiruka nkava aho ngaho amanuka kuri esikariye. Umwana nawe aravuga ati nta uri buncikire. Uyu mukobwa atangira kwirukanka. None uno mukobwa mugani niba ari nta kintu ari gucika ari guhunga, ari guhungishwa n'iki? Niba nta kintu yakoze koko ari guhungishwa n'iki? Uyu aravuga ati mada wafashe umwana wawe, fata umwana wawe mada. Bahinduranije uruhande bari bariho. Umukobwa atangira gukina igitsida, abona ko ibintu bikomeye, abona umwana uranga ntago yoroshye, umwana urafite imbaraga zidasanzwe, agenda amwegera. Abacuruzi nabo barakurikira, ndetse na boyfriend w'uriya mukobwa nawe aramukurikirana. Bose bagiye bakurikira uriya mukobwa ngo barebe ibiri buze kumuba. Umukobwa arahunga, na boyfriend we yavuga, umukobwa agakomeza kubyirengagiza bitewe nuko boyfriend we yari yegeranye na kano kana. Karavuga ati ndagukurikira, ndagufata aho ujya hose. Umukobwa agerageza kujya kwihishahisha, akana n'ubundi kamugeraho. Noneho karamubaza ati ndashaka kumenya uri kugenzwa n'iki? Uriya mugabo uri kumushaka iki? Yasubira inyuma kuvuga. Noneho byagezeho nawe atagishoboye kuvuga, ntabwo yashobora kuvuga muri aka kanya. Akana karavuga ati ntabwo ushobora kuvuga, ndashaka ko umbwira uri kugenzwa n'iki. Vuga se nyine. Uyagenda asubira inyuma kinyuma, kandi abandi nabo bari hafi aho ngaho. Umwana uranga nta bwoba afite habe na bukeya. Ndetse twabonye akora kuri uriya mukobwa agatitira, akora kuri uriya mukobwa agatangira gutitira kwinyeganyeza. Abangaba baranga barebye, umwana yaraje asatira wa mukobwa, aza amwegera. Mama aramufata ati mwana wanjye ngwino. Umwana arabyanga, aravuga ati mama nahereye kare hose nkubwira ngo ndeka njyenyine, ibi byose ngomba kubyikemurira ku giti cyanjye. Umwana akomeza agenda amusatira. Uyu aravuga ati rwose uno mwana ubundi ari gukoresha izihe mbaraga ko mbona uriya mukobwa girlfriend wanjye ari kumutinya, ari kugenda amuhunga, ubundi ari kumuhungira iki? Ndetse umwana akomeza agenda amwegera, aba nabo bamuherekeza umwana. Ndetse wa mukobwa nawe ariko agenda asubira inyuma kinyuma, agenda asubira inyuma, ntago ari kureba inyuma. Boyfriend waravuga ati ibi bintu ndi kubona ni ibiki? Uriya mukobwa ko mbona ari gutitira kandi yahoze ari muzima, yahoze ameze neza, ni ikihe kibazo cyaba kimubayeho? Abo baravuga ati mada umwana wawe ni bwoko ki? Reba ibintu ari kunkorera, reba ibintu ari gukorera girlfriend wanjye. Uzi ko ari ashobora kumusunika kuriya akikubita hasi ati mwihoreye nyine akora ibyo ashaka. Icyambere cyo ko atanesha uriya mukobwa ungana kuriya se. Niba uriya mukobwa koko nta kimurimo, reka turebe icyambere cy'uriya mwana ungana kuriya ntiyamunesha. Ubwo bisobanuye ko nta na kimwe ari buze kumukoraho. Reka twirebere. Umwana nawe akomeza agenda amusatira, avuga ati mugabo wowe uri mu buyobe, uyu muntu yazagukorera ishyano. Mama waraza aramufata, mukumara kumufata umwana arabyanga. Nanone aravuga ati mama nakwisabye ngo ndekure. Kakana karaza karavuga ahangaha ati ngiye kugutwika, noneho bigeze kwihereza ngiye kugutwika ugashya wumva. Ndashaka kuvuga uriya mugabo uri kumushaka iki? Uriya mugabo uri kumushaka iki? Ati wacyana we nta kintu ngiye ndi gushaka. Uyatangira kuvuga none ibibaraga bidasanzwe ati ngiye nta kintu ndi gushaka. Ati ndashaka kumbwira uramushaka iki? Ntacyo ndi gushaka. Uyu yatangiye kugira ubwoba. Buriya rero mu bintu bijyanye no kwemera cyangwa se mu by'Imana, uko waba ungana kose wemera Imana, ukoresha imbaraga z'Imana, ushobora gutsinda uruntu rw'uruje ubona ari urusore ukarutsindura agahinja. Kakana karaza karavuga ati imbaraga rega zagushizemo, imbaraga zawe usigaranye ndi kuzireba. Ubu iki nicyo gihe noneho cyo kugira ngo ukongoke uburirwe irengero usubiraho waturutse. Ndetse umwana kibivuga mama aza kumufata nanone. Umwana aravuga ati bigiye kurangira, humura mama, bigiye kurangira. Uyu yatangiye gusubira inyuma n'ubwoba bwinshi. Ndetse muri ako kanya akana karavuga ati imbaraga zigushizemo. Ati nawe uri kureba ukuntu girlfriend wari gutitirara afite ikihe kibazo ko yari muzima mu kanya? Byaba bigenze bite? Ni wa mugabo mugenzi w'uriya boyfriend we. Muri ako kanya umwana akomeje kumuhatiriza avuga ati imbaraga zashize nta kintu usigaranye. Wa mukobwa yahise aturika nyagasani. Mu guturika yahise aburirwa irengero. Wa mugabo arangije abona ko uno mwana koko afite ukwizera kuri hejuru, ahita azamupfukama imbere. Umwana aramusengera
aravuga ati Imana iragutabaye. Vuga ngo amen. Ati amen. Imana igutabaye ikibi, uriya mugore yaragiye kuzaguhitana. Ati Imana urakoze kubw'umuntu wawe urokoye, ukamuvana mu nzira mbi yaragiye kujyanwamo na Sekibi, ukaba umugaruye mu nzira zawe. Ati kandi ubihererwe icyubahiro, imbaraga zawe iteka ziganze zizajye zihora zitsinda. Umwana muri aka kanya akoze agashya. Tekereza niba uyu mwana akurusha kwizera kandi uri umuntu mukuru, akurushije gute? Natwe inyigisho y'uno munsi ndashaka ko tuzamura ukwizera kwacu, tugashikama ku Mana tukayikomeraho. Ciao ciao, ndabakunda, Imana ibahe umugisha, twongere duhure no mu zindi.